Dutangiye inkuru yacu n'umukobwa mwiza cyane wicaye ahantu ku ntebe ubona ari gucatinga. Disi ubona ko ari akana keza ariko areba ku isaha avuga ati ese mana yanjye ko amasaha yangendanye biragenda bite? Ubona ko nyine yumiwe yicariye ahantu ku ntebe. Ubwo yicaye ku ntebe nyine arimo aratekereza nk'uko muri kubireba hari umuntu waturutse inyuma asimbuka intebe yari yicayeho araza ahita nawe yicarana nawe batangira kurebana. Dore Disi ni agahungu keza nako kaje kwicara ahantu umukobwa yari yicaye nawe atangira kumureba. Ubwo Disi umukobwa uko yakamurebye ubona ko yamuciye amazi, umutipe yifitiye ibyishimo ariko amusuhuza ati se umeze ute? Umukobwa akamureba ubona ko nyine amuciye amazi ku mutima ati bundi uyu muntu bunje gukora icyaha ngaha. Disi agakobwa kakamuca amazi no kumuvugisha kakata kigendera. Disi ubona ko ni agakobwa kariye karungu, ni agakobwa ubona kameze neza ariko nyine ubona yuko nyine kirakariye katajya kagira imikino. Ubwo Disi umutipe yasigaye aho ngaho byamurenze avuga ati ubundi kagakobwa ni gati cy'Imana yanjye. Bitse gukora subscribe n'utarayikora sinabikoze ndagushimiye, kandi aho dukeneye izindi nkuru wasura channel yacu yitwa Vazi Media ukaba n'izindi nkuru tubagezaho, kandi basaba gukomeza kwibuka twiyubaka. Ubwo Disi batwetse undi munsi umukobwa ari mu nzira, wa mutipe nawe ari ku kagare aza amusatira ariko asa nkaho amujya imbere aho kumusura ati none se uranyibuka se? Umukobwa akivuga ibyo ngibyo ahita amusunika ati pu wowe nshakaho iki ku cyoro ngendaho wambayeho iki? Umukobwa ku mutima ati ubundi ubutipe nk'ubu ngubu waba uri buza bumenyera buzi uwo ndi we cyangwa ntabwo bunzi? Ubwo Disi umukobwa yahise afata n'irya gare arikomeza kwitsindagira kuri wa mutipe avuga ati umva n'undi munsi ntuzamenyere. Ubwo Disi umutipe byaramucanze avuga ati uyu mukobwa noneho nikururiye ndamukizwa n'iki? Dore umukobwa ati dore ukuntu agenda asize umutipe nawe yiryamiye aho ngaho avuga ati mana yanjye ubundi najyaga hehe? Nako umukobwa agenda areba inyuma avuga ati umva ndaguhamije di n'undi munsi ntuzamenyere. Ariko inkuru mba nazibazaniye mujye muduha ubutumwa, muduhe comment dutera motivation. Ubwo Disi atwereka kandi kana k'agakobwa kazaniye umuhungu ururabo kahita umutipe ahita ajugunya ati njye nanjye ntabwo bamenyera. Umukobwa bamuzaniye ururabo, umukobwa azaniye umutipe ururabo, umutipe ararwanze. Uko umutipe arwanze wa mukobwa yabibonye uko ari kubireba avuga ati ubundi wa mutipe wanga ururabo ni gati iki? Ubwo nyuma yahaturutse wa mutipe ahita amugonga ntiyanamuvugisha. Umukobwa ati shanga ngufashe icyo nagukorera ushobora kuba utanze, ariko ari gutekereza ku mutima avuga ati ngufashe mana yanjye. Ubwo Disi umutipe yaraje asatira ba bana hamwe kakana k'agakobwa kashyira ururabo umutipe ararwanga. Uyu muhungu uje yaje afata rwa rurabo arangije arapfukama aruha umukobwa. Mu guhindukira kakobwa kandi kamaze iminsi kamwiryaho ubona ko nyine bikariye kati ngufashe mana yanjye njye urancaho murangonga none ugiye no guha umukobwa ururabo. Ubwo Disi nawe umutipe wari wanze ururabo yahindukiye ubona ko yari yiriye ati mpeza no sinurabo rwanjye nta soni se? Ubona ko Disi yarakariye umukobwa ariko nyine avuga ati none ndarwemeye. Ngo Disi yase kurera wa mukobwa ahita amujyana, ubona ko Disi asa nkaho yemereye ururabo. Ubwo Disi umukobwa wundi nawe nk'uko muri kumureba aha ngaha yatangiye kuzasatira umutipe aho nyine twabonye ko mbwira ati ngufashe uramutse uko urwo rurabo nagukubita. Ubwo Disi umukobwa yaraje asatira wa muhungu, ese mama aramubwira ngo iki? Ubona ko nyine n'umujinya mwinshi araza ati nta soni ngewe uranyuraho ukangonga ukananira no gutanga ururabo, gusa ngewe urumpaye wabiki? Kandi ndebere ntumaze iminsi umwirya dore ikintu namukoreye. Yaje atamukandagira ati umva genda kwerera ukamenyere. Ubwo Disi agatipe k'abandi ubona ko umutipe nyine baramukandagiye agenda arimo aracumbagira. Umukobwa nta mikino agira ahita agenda yigendera yirukanka ati umva tuzahurira ahandi ngewe ntago nkina. Ubwo Disi umutipe yasigaye aho ngaho ubona nyine yavunitse kugenda byanze arimo aracumbagira avuga ati uyu mukobwa nikururiye mana yanjye nzamukizwa n'iki? Ngo batwara kundi munsi umukobwa yaraje kwirira akashokora, umukobwa mwiza cyane
akarya ka shokora nyine ubona ko yamuryoheye ariko ari wenyine. Ese mana yanjye kuki ari wenyine ahangaha? Arimo atekerereza iby'ubuzima bwe. Uko ari kurya ka shokora ari nako nyine agatekerezaho wa mutipe nawe baraje ubona ko atajya ava no kwizima. Ese uyu mutipe ko atava kwizima ibyo bamukoreye n'abizi, yaje disi ari kwiyenza ku mukobwa aravuga ati nanjye se wambaye nkaryaho, ahita abifata ku ngufu, ahita afata ya shokora ahita ayirya. Kandi ubu nyine araje atunga umukobwa, ubona ko disi umukobwa yasetsemo aravuga ati njye kano njye nabigusiga. Tubonye se kama ariko nyine atangiye kwirakaza ati mbigusige se. Ubona ko disi nawe atangiye kumwishimira, ubona ko nyine atangiye guseka, ariko nanone mu guseka akongera akarya karungu. Ngo disi umukobwa yamusize aho ngaho avuga ati ngiye nasoni uraza ukandira shokora njye ntanayiguhaye. Ngo disi umutipe asigaye aho ngaho ati ubundi uyu mukobwa ubundi nzamushoborara. Ngo disi atwereka undi munsi ubona ko nyine babana baje kumenyerana, ubona ko baje kuba inshuti. Umutipe yanze kuva ku izima, biza kurangira umukobwa nawe amwiyumvishijemo. Uko bari kugera mu muhanda umukobwa aza kwitsamura, aritsamura cyane nyine ubona yuko nyine bimubabaje birimo kumurya. Umukobwa ati none se nta kantu afite ngo nihanagure? Umukobwa mu kureba neza, ari kureba neza abona mu mufuka w'umutipe harimo agatambaro, aravuga ati agatambaro wakampaye nkihanagura. Umukobwa disi yasaga akuramo ngo akipfunishe, ataratangira kwipfuna akigashyira ku zuru. Umutipe ati nta soni njye urankora mu mufuka nta soni njyewe. Ubwo umukobwa nyine yamaze no kwipfuna arangije agasubiza muri wa mufuka w'umutipe. Umutipe ati njyewe uramara kwipfuna warangiza ukanshyira ukabisubiza mu mufuka w'ipantaro yanjye, hatunge nagukubita. Ubona ko disi batangiye kumenyerana. Umutipe yase afata kagatambaro ahita agaha umukobwa ati oya se jya ugira isuku base, niba kugakoresha basi jya ukajugunya ahantu habugenewe, sibyo se? Ngo disi akana kasigaye aho ngaho gaseka, agatipe nako kagiye. Ubona ko disi ni akana keza, ubona ko yatangiye gukunda uriya mutipe. Ubona ko disi bamaze kuba inshuti. Ubwo kundi munsi nk'uko muri kubibona bamaze kumenyerana, ariko basohokera ahantu heza baganira. Ubona ko agakuba kaje gukunda umutipe ari nako baganira akamuryamaho. Ubona ko disi ni abana beza. Ndagushimiye ko subscribe ndetse natore kuri ndagusaba ngo uyikore, kandi nkomeza kubasaba kwibuka twiyubaka. Ngo disi uko bari mu muhanda bagenda twana tubiri, agahungu n'agakobwa ko kugera mu muhanda. Umutipe aza kubona umukobwa yihagarariye hano ku ipoto, aragenda arangarira wa mukobwa nk'uko muri kubireba, dore di aramurangarira, yibagirwa yuko hari undi bari kumwe. Disi ni agakobwa kari gahagaze ahantu ku ipoto keza cyane. Umutipe yakarangariye, umukobwa wari kumwe aza kubibona ati nta soni mukureba uriya mukobwa turi kumwe. Ubwo disi umukobwa yarafushye, ariko nanjye nafuha da, wose ntabwo wafuha. Ubwo disi umukobwa yatangiye kumukubita ati umva njyewe turi kumwe none urajya kureba abandi bakobwa, ubwo njyewe uvuze ko utankunda. Ati ndagukubita maze njyewe nitanigendera, njyewe nari kumwe nawe ujye kureba abandi bakobwa. Ubwo disi umukobwa yaramukubise aramusiga aho ngaho ati burya urangazwa n'abandi bakobwa turi kumwe, ubu sinagukundiye iki? Ubwo disi umutipe yasigaye aho ngaho amukubise ko kwita aryama hasi avuga ati maze uranambabaje. Ubona ko disi ni umutipe nyine mwiza n'agakobwa keza. Ubwo umukobwa yaragiye ageze imbere biranga, aravuga ati se maranye nibigenze bite? Mu guhindukira abona umutipe sheri we yiryamiye hasi. Ati ese njye kumutabara cyangwa mbireke? Ese rero wajya kumutabara cyangwa wakomeza kwigendera? Disi agakobwa byakanze mu nda, karagaruka kaza kureba umukunzi we avuga ati mbabara ntabwo nabishakaga. Ati mbabarira ntabwo nabishakaga. Ubwo disi umutipe yatangiye kwipfisha, areka ajya gukanguka gatoya, gukanguka abona wa musheri we yagarutse. Dore nsekodi umutipe araseka ati wagarutse se ni weho? Umukobwa ati ni njyewe, nese mva nari kugusiga. Ati ariko nabyuka nyine ureke kwigira gutyo, si byose? Ngo disi nako disi utwana dushimishije, ari nako bagiye mu rukundo batangira gukina bishima baseka. Nta dusoreje inkuru yacu, muzi nakagaruka. Imana ibarinde, turabakunda cyane, ariko mujye muduha n'ubutumwa, muduhe komenti, murayikinge, musubscribinge. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Ciao ciao.